Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo kandi mbahaye ikaze mu kiganiro sobanukirwa mugezwaho na CBN TV. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Pr Didace, ndi umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Mu kiganiro sobanukirwa kizatuma mumenya byinshi mutari muzi by'umwihariko, ngewe tuzafatanya gusobanukirwa ibijyanye n'imyizerere. Mu kiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi turaganira uko Imana yigaragaje mu mateka yanditse muri Bibiliya. Abizera mu matorero yiyomoye kuri Kiliziya Gatolika aribo dukunze kwita Protestanti bashimangira ko ibyanditswe byera bifite ibyo dukeneye byose kugira ngo bitugeze ku gakiza. Abakristo twizera ko Bibiliya ariyo soko ikomeye dukuramo kumenya ukuri kwa nyuma. Bibiliya ni igitabo kivuga imirimo ikomeye y'Imana mu buzima bw'abantu. Ni ibikorwa bifatika ubwoko bw'Imana bwibukaga igihe babaga bateranijwe no gusenga. Inkuru zo muri Bibiliya zirimo amateka ya kera atwereka ibyo Imana ishaka, umugambi wayo n'imirimo yayo. Imibereho na gahunda z'abantu tubibona nk'uburyo Imana yakoreshaga kugira ngo abantu bayimenye. Bibiliya ni amateka yejejwe. Mu yandi magambo, Imana yigaragariza abantu mu buzima barimo, mu buzima bwabo. Buri nkuru yose ya Bibiliya ikagaragaza ko mu byabaye byose Imana yari ihari kandi yari irimo irakora. Bityo abantu bo bakaba basabwa kuyizera. Ikindi, inkuru zo muri Bibiliya zerekana abantu bakoreraga hamwe nk'umuryango, bafite umwihariko yuko ari ubwoko cyangwa umuryango wibuka. Iki ni ikintu kimwe gikomeye kiranga abantu bizera Imana. Aba ari abantu ariko bibuka uburyo Imana yabanye nabo. Abahanga mu by'isanamitima bavuga ko umuntu muzima wiyizi arangwa no kwibuka. Umuntu wibagiwe uwo ari we, akibagirwa ibyamubayeho, akibagirwa ibyamugize uwo ari we, aba arwaye indwara yo kwibagirwa. Na Yesu yategetse abigishwa be kujya bagira icyo bakora kugira ngo bamwibuke, ari cyo funguro ryera. Yababwiraga ati ibyo mujye mubikora kugira ngo munyibuke. Ni nako itorero ry'abakristo riri, ni umuryango wibuka. Bityo Bibiliya ibasha guhindura imitekerereze n'imibereho yacu iyo twibutse amateka Imana itubwira. Yaraye abasogokuruza ariko natwe tukayagira amateka yacu. Nimwumve uko Imana yashakaga ko abantu bayo bibuka amateka y'ibyo yakoreye basekuruza bakayagira yabo. Reka twifashishe ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa kabiri ibice 6:20-23. Nimwumve ijambo ry'Imana. Mu gihe kizaza umwana wawe nakubaza ati ibihamya n'amategeko n'amateka Uwiteka Imana yacu yabategetse n'ibyiki, uzasubize uwo mwana uti twabaga muri Egiputa turi abaretwa ba Farawo. Uwiteka adukuza muri Egiputa amaboko menshi. Kandi Uwiteka yerekana ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye biteye ibyago, abigirira Egiputa na Farawo n'inzu ye yose mu maso yacu, adukurirayo kutujyana mu gihugu yarahiye basogokuruza ko azaduha. Ibyo biragaragaza ko Imana yari yategetse Abisirayeli uko bazajya babwira abana babo, bakabibutsa ibyababayeho, ariko bakabibutsa yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kwabavanye mu buretwa. Amateka yo muri Bibiliya agira igisobanuro gikomeye n'imbaraga ku bantu bayagize ayabo, bakajya bayibuka. Iyo abizera Imana bateranye bagateranira guhimbaza Imana kwabo bikorwa mu buryo bwo kwibuka ibyo Imana yakoze n'ibyo yavuze, kuko aribyo bituma ihimbazwa. Mu yandi magambo, guterana kwera gutangirira ku kwibuka imirimo y'Imana, kwibuka iby'Imana yakoze, kwibuka iby'Imana yavuze. Icyo kintu, iyo ngingo ibuzemo, uko guterana kwaba gufite ikibazo, ntabwo kwaba kuzuje ubuziranenge. Ndagira ngo twifashishe n'irindi jambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa kabiri ibice 26:5 tugeze ku murongo wa 10. Haravuga ngo nawe uvugira imbere y'Uwiteka Imana yawe uti sogokuruza yari umwaramu wari bugufi bwo gushiraho, aramanuka ajya muri Egiputa
asuhukirayo, ari impagu, yororokerayo, aberayo ubwoko bukomeye bunini bw'umunyamaboko menshi. Abanyegiputa batugirira nabi, baratubabaza, badukoresha uburetwa bw'agahato. Dutakira Uwiteka Imana ya ba sogokuruza. Uwiteka yumva gutaka kwacu, areba umubabaro wacu n'imiruho yacu n'agahato baduhata. Uwiteka adukuza muri Egiputa amaboko menshi n'ukuboko kurambutse, n'ibiteye ubwoba bikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Atuzana aha hantu, aduha iki gihugu, ari igihugu cy'amata n'ubuki. None dore nzanye umuganura w'ibyeze mu butaka. Ibyo umpaye Uwiteka, ubitereke hasi imbere y'Uwiteka Imana yawe, wikubite imbere y'Uwiteka Imana yawe. Aya magambo aragaragaza ko ubwoko bw'Imana bwari bwarategetswe uko bazajya bashimira Imana. Gutura kwabo ntago byabaga ari ibintu by'umuhango bakoze ngo kuko abandi babikoze, ahubwo barabwirwaga ngo ujye ubanza utekereze imirimo Imana yagukoreye, kandi uyitekerereze abandi. Ni ukuvuga uti niyo mpamvu uzanye iri turo ryo gushimira Imana. Amagambo ubwoko bw'Imana bwavugaga bari gusenga yaranditswe, kandi nyuma itorero ryarayasomaga cyane cyane igihe bateranye baje gusenga. Urugero ni ibitabo byavumbuye mu gace kitwa ku Murani. Ni ibitabo by'abantu basengaga Imana, none ni bimwe mu bitabo bigize Bibiliya. Mu yandi magambo ni bimwe mu bitabo twifashisha iyo turi guhimbaza Imana. Indi nkuru y'umwihariko twibuka ni ukuntu Imana yavanye Abisirayeli muri Egiputa. Mu kinyejana cya 13 mbere ya Yesu, Abaheburayo bakoraga imirimo y'agahato muri Egiputa. Abisirayeli bahoraga bibuka iki gikorwa kuri buri sabato no ku minsi mikuru y'ingenzi. Aha tubyumve neza, birumvikana ko bakoraga, ntago kwibuka imirimo y'Imana cyangwa se kuyishimira ntago ari ikintu kibaho rimwe, oya, ahubwo igihe cyose duteranye tukibuka ahantu Imana yadukuye. Icyo ngicyo nicyo gituma tudata umurongo Imana yaduhaye wo kugenderaho. Iri ni izingiro rikomeye rero, haba mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Reka twifashishe irindi jambo ry'Imana riri mu Kuva igice cya mbere umurongo wa 11, mwumve uko havuga. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa, ngo bababarishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramesesi. Abisirayeli babyiboneye n'amaso yabo, barabyibukaga bakabibwira abandi. Bababwiye uko baciye mu muhanda, Imana yaciye hagati mu nyanja, ni igitangaza gikomeye. Bakabibatekerereza, bababwira nuko byagendekeye ingabo z'Abanyegiputa. Hanyuma ku gice cya 15 muri iki gitabo cyo Kuva, igice cya 15 na 21, aho havuga ngo Miriyamu akabikiriza ati, muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Urumva indirimbo zabo, guhimbaza Imana kwabo, gusenga kwabo kose gushingiye kuki? Ku mirimo Imana yakoze. Kandi babibukije bakabwira ati, bana bacu, yemwe Bisirayeli bagenzi bacu mwadukomotseho, mujye muririmbira Uwiteka kuko imirimo Imana yadukoreye. Iyo itayikora namwe ntago muba mugeze ahangaha. Cyane cyane baravugaga bati, twari abaretwa ba Farawo muri Egiputa, nuko Imana idukirisha muri Egiputa ukuboko kwayo gukomeye. Ikindi mwibuke ko Imana yari yarahaye Aburahamu isezerano yuko izabaho igihugu gituye inyuma y'imigezi ya Efurati. Nyuma yo kuva mu gihugu cya Egiputa, Imana yasohoje iryo sezerano ryayo, igeza urubyaro rwa Aburahamu ari bo Bisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Ibitabo bibanza 6 bya Bibiliya byose nayo mateka bitubwira. Ibindi bitabo bisigaye by'isezerano rya kera byose bikomeza bivuga ibyerekeye ku ngaruka cyangwa se umusaruro w'ayo mateka ya mbere. Amateka nuvuga ngo amateka y'agakiza kacu na amateka ashingiye ku kwibuka iby'Imana yakoreye abatubanjirije. Noneho akariho dutera intambwe yo kwibuka
y'uburyo yo kubona uburyo Imana natwe yabanye natwe. Muri make Imana tuyimenyera mu bikorwa byayo, naho umuntu we tumumenyera mu nyiturano ye ku byo Imana yamukoreye. Buriya rero umuntu aba yibeshye iyo ashatse gutangirira ku byo atekereza hari Imana yaba ishaka. Akenshi usanga we yisanisha avuga ati ubwo bagenzi banjye bashaka ibi, buriya ni nabyo Imana ishaka. Hoya, ugomba guhera ku byo Imana yakoze, ku byo yavuze no ku byo yanditse, hanyuma kubyibuka kwabyo akaba ari cyo kiguha umurongo w'uburyo nawe wabana nayo, kuko ibyo ngibyo bigufasha kumenya imiterere y'Imana ndetse n'umurongo Imana yashyizeho ishaka kubana n'abantu bayo. Ibi bitwigisha iki rero ku Mana? Imana ni Imana ibohora abantu. Imana itanga umudendezo, kuko mu byo twibuka icyo ngicyo nacyo ni igikorwa gikomeye Imana yakoze. Mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 2 haravuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Aho ngaho haragaragaza iki? Haragaragaza yuko Imana yabohoye abantu mu buretwa cyangwa se mu bibazo, ibaha umudendezo. Naho Gutegeka kwa 2 ibice 5 umurongo wa 15 ho haravuga ngo kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe igukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Mu bigaragara ngira ngo ni nacyo kibazo abagize kumva itegeko ry'isabato nabi bagiye bagirana na Yesu, n'ukwibagirwa impamvu Imana yabategetse iki ngiki. Imwe mu mpamvu Imana yategetse abantu kuziririza isabato ni ukwibuka. Kimwe babwiwe ni ukwibuka ko bari abaretwa. Ibyo ngibyo bigatuma noneho mu myiturano yabo batagira abandi bagira abaretwa. Muribuka ko Imana yababwiraga ati ntukajye gusenga ngo inka yawe ihinga cyangwa se ikora imirimo uyikoreshe, kuko nayo ntabwo uri kuyiha umwanya ngo iruhuke, cyangwa se ngo umugaragu wawe we ujye gusenga we asigara avunika. Ibuka ko nawe wari umuretwa, ntugire abandi ugira abaretwa. Ibuka ko Imana yakubohoye ikaguha umudendezo, bityo nawe uharanire guha abandi umudendezo. Mu yandi magambo, umunsi wo kwisabato Imana yari yahaye Abisirayeli wari umunsi wo guhimbaza Imana ngo bibuke uburetwa Imana yabakuyemo ikabaha umudendezo. Aha tuzabibona ni nako natwe umunsi wo guhimbaza Imana kwacu twebwe twibuka umudendezo Imana yaduhaye ubwo yaduhaga Yesu akadupfira. Twari abaretwa ba Satani, abaretwa b'ibyaha, ariko Imana natwe ikatubohora ikaduha umudendezo. Nuvuga rero ko umunsi wo guhimbaza Imana kwacu ni ukwibuka ko Imana yaduhaye umudendezo ikatuvana mu buretwa. Ibi bigaragaza ko Imana ibohora abantu ikabavana mu rupfu ikabajyana mu bugingo. Icya kabiri, Imana itanga ku buntu. Imana yatoranije Aburahamu imuha isezerano rizagera ku rubyaro rwe, igihugu cy'isezerano n'umugisha. Iryo ni isezerano Imana yari yarahaye Aburahamu, kandi si ku mpamvu za demokarasi wenda vuga ngo ni ukuringaniza abantu cyangwa se n'ubutabera bundi. Oya, ahubwo Imana yagenderaga ku bushake bwayo n'urukundo rwayo gusa. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko si umubare mwinshi w'Abisirayeli watumye Imana ibatoranya. Mwumve Gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 7 ukuntu havuga. Aravuga ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Yewe si nuko barushaga abandi gukiranuka. Gutegeka kwa 2 ibice 9 umurongo wa 6 aravuga ngo nuko menya yuko gukiranuka kwawe atari ko kwatumye Uwiteka Imana yawe iguha iki gihugu cyiza ngo ugihindure, kuko uri ubwoko butagonda ijosi. Mu bigaragara Imana yagaye gukiranuka kw'Abisirayeli, ibona ko ntago ari uko bari batunganye. Oya, ni ubwiyenge bw'Imana. Muri Zaburi y'ijana na 5 umurongo wa 12 ho haratubwira ngo kubera ko Imana haratubwira ngo umubare wabo ukiri muke cyane nabo ari abashyitsi muri icyo gihugu.
aho ngaho niho Imana yagize ite yabatoranije. Icya gatatu bitwigisha, kubera ko Imana yagejeje abantu bayo mu gihugu cy'isezerano, bivuga ko Imana yita ku masezerano yayo ikayasohoza. Zaburi y'105:8 haravuga ngo yibuke isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Imana yeretse Abisirayeli mu mateka yabo yose ko ari Imana yo kwizerwa. Ni Imana itabeshya, ivuga ikintu kandi ikagisohoza. Icya kane bitwigisha ni uko amahitamo y'umuntu nayo ni ingenzi, arakenewe. Kuko Imana yatoranije ubwoko bwayo ikabibuka, ni nako umuntu ahamagarirwa guhitamo Imana no kuyikorera. Umva uko ijambo ryayo ritubwira, Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15 havuga ngo, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa Imana y'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Biragaragara Yosuwa amaze kubibutsa imirimo Imana yakoze, avuga ati noneho intambwe ikurikiyeho ni mwebwe nimwitoranyirize uwo muzakorera. Bigaragaza ko abantu nabo bahabwa amahitamo yuko bagomba bibuka imirimo Imana yakoze, ariko noneho nabo bagahitamo ngo dukurikije ibyo Imana yakoze, dukurikije imiterere y'Imana, dukurikije ko ari Imana yo kwizerwa, twebwe duhisemo iki. No mu Bami igice cya 18 umurongo wa 21 haravuga ngo, nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Biragaragara Eliya nawe ari kubabwira ati, mwihera mu rungabangabo, ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Ikindi bitwigisha navuga ni nk'icya gatanu, kubera ko inkuru za Bibiliya zigaragaza uko Imana yimenyekanishije mu yandi mahanga binyuze muri Isirayeli, bigaragaza ko Imana itegeka isi yose n'ibyaremwe byose. Buriya iyi Imana yigaragariza mu Bisirayeli gusa, abantu bari kuvuga bati ni nk'ikigirwamana cy'Abisirayeli bihariye, cyangwa se ifite ubutware kuri abo Bisirayeli gusa. Ariko kuba yarigaragarije no mu yandi mahanga, ibyo ngibyo bigaragaza ko iyo twibutse icyo kintu, bitwereka yuko Imana itegeka byose, itegeka ibyaremwe byose, itegeka isi yose. Niyo mpamvu ibifiteho ijambo, irabitegeka, irabivugisha, irabiyobora. Mbere abanyamahanga basengaga ibigirwamana, bagiye kubona babona ko Imana ya Isirayeli ikomeye. Abantu bavuye mu gutekereza ko buri bwoko bugira Imana yabwo, cyangwa se bugira Imana nyinshi, binjira mu gutekereza ko hariho Imana imwe rukumbi kandi rusange ku isi yose no mu ijuru. Uyu munsi Yehova Imana ya Isirayeli ni nayo Mana y'abantu bose. Abantu bemeye ko ari nayo yaremye byose, nk'uko biri mu bitabo 5 bya mbere bya Bibiliya. Icya gatandatu twavuga nk'isomo dukura muri iki kiganiro, ni uko Imana yagaragaje ko ari umwami usumba abandi bami bose. Abisirayeli bifuje kuyoborwa n'umwami kugira ngo bamere nk'andi mahanga. Imana yarabibonye rero, ivuga ko banze kuyoborwa n'Imana ubwayo. Umva uko ijambo ryayo rivuga mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 7 haravuga ngo, maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo n'igihe banze ngo ntaba umwami wabo. Gusa
nyuma Abisirayeli byabaguye nabi, bagarukira Imana, baravuga bati ni wowe mwami w'ukuri, bayita ko ari yo mwami wabo, kuko babonaga kuyoborwa n'abami b'isi bifite ikibazo ugereranyije n'ukuntu bayoborwaga n'Imana inyuze mu bahanuzi no mu bakozi bayo. Bibiliya yakomeje ihame rya mbere rivuga ko Imana ari itegeka amateka y'abantu kandi ikimenyekanishiriza muri yo. Hanyuma Bibiliya yongeyeho ko Imana ari umwami. Imana ni umwami kuko itegeka ibyo yaremye byose, atari Abisirayeli gusa. Yemwe ibyo yaremwe byose biba ku isi ndetse n'ibyo mu ijuru byose irabitegeka. Ni umwami rero wa byose. Bibiliya ikomeza muri Yesaya ivuga ko Imana ari umwami, ariko ikatwereka ko urupfu rw'umwami Uziya, hanyuma yaho habayeho gusigwa kundi mwami mushya n'abaserafi bagose Uwiteka. Mwumve Yesaya igice cya 6:5 ko havuga, maze ndavuga nti ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Nanone kuba umwami bivuze kuba n'umucamanza nk'uko yarushiriye Yesaya. Ku murongo wa 7 w'icyo gice haravuga ngo, ari inkoza ku munwa, arambwira ati dore rigukoze ku munwa, gukiranuka kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Muri make Bibiliya itubwira ko Imana ari umwami, umuremyi, umucamanza n'umukiza, ariko ibyo byose ikabitubwira binyujije mu mateka y'ukuntu yabanye n'abatubanjirije basogokuruza bacu bayizeraga. Amateka yagejejeho Abisirayeli babonye umwami wo mu muryango wa Dawidi, ari we Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Ndabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Tuzabana mu kindi kiganiro ubutaha.